Yego. Nituma nzabira kuri. Yo, it's your boy, Yowe, Bogard. You are a young journalist from bottom to top. Be za. Watch me grow, run, and tell stories that matter. Behind me, kumwe nade. Gasaro, aka. Inde? G-Conf. Nese G-Conf. Wewe video ya yamano yakugezeho. Iriya video nyine nabonye icaho tu. Iriya bintu byane isoni kandi atari njye wabikoze. Nese byatwara iki ngo ubikore? Shawati kabisa narubwo nabitwayenga na rimwe. Ibyo bikora atariho kamera se. Yishukuri. Sometimes. Ari ngombwa. Ntago ari ngombwa. Nukanabikore uragaragara nk'umwari mwiza ufite iterambere. Ntago biriye nyine niraha. Ntago ari ibintu biri byiza kuri channel yacu Ecobroom TV kano kanya twicayeho bakangurira ko yewe Bogard umunsi nashire nambaye ariko niho ngiye kujya mba umunsi ku munsi ni kuri Ecobroom ngiye gukorana na G-Conf episode ya mbere zajya nyikoresha uwo ari we wese rero nuko tugiye gutangira kuri Ecobroom TV abantu benshi mushobora kuba mwibaza ati se mukagira amatsiko abantu benshi mwize high school bamenya ko nta muntu uri kure ino interview atize high school utarize secondaire utarize za kaminuza ariko tugiye gutangirira kuri storytelling about high school about boarding school about day school man nyine ibintu byo muri secondaire niwe one of the story ya primaire ariko tuzajya tugaruka cyane storytelling ariko about school muri Strigo navuze ati watch me grow learn and tell stories navuze ati watch me grow learn and tell the stories that matter rero urumva ino Ecobroom nibyo ugiye uza kurebaho ntago uzaza uje kurebaho ngo ibishegu urebeho ngo amatiku ni content episode per episode tugiye guhera kuri Conf what's up rero nkuko nari mbivuze kuri Ecobroom tugiye kuzaducisha ama episode about storytelling ya high school tugiye kuvuga storytelling ya high school ni storytelling ya high school cyangwa story yakubaye ukavuga ati this story is crazy but another part is fun urumva crazy bivuze man birarenze biratangaje nyine biteye ubwoba but on the another side iri fun irasekeje nta bintu by'ibishego birimo ni just chill man ariko ne bya birimo ari ukuri kwabayeho twagiye first of all wize he anje nize Nyanza mu majyepfo nize kuri lise ako yino no kuri lise ndahazi tu ni hafi hariya yaho Nyanza hitwa gute anje nigaga muri Troncome habereye iyi story ngiye kubabwiraho tu story ugiye kutuya yabaye Troncome muri Troncome nigaga ahantu biti Nyarutovu Troncome ubwo ari umukobwa cyangwa ukiri umwana shana ngiye nabaye inkumi nyiga primary ntabwo yigeze mu mwana 18 ubwo Troncome wari ufite imyaka ingahe nafite nka 15 aho ngaho aha twakomeje nyine ubwo byagenze gute none se ubwo urumva ubwo muri storytelling ku myaka yawe 15 warakundanaga kumanjira yakundanye muri primaire yego kuniga nka peace be niho natangiye gukundana your first kiss yari ryari muri secondaire Troncome nyine kumbwira nyine tariki uribuka itariki uriya nkanjye ubu nakora ati first kiss yanjye nayibonye 2020 niwe shara besh wowe kandi nasoje nka 23 nayibonye niga S4 shawari hangana ako ni kera cyane umva menya niga ndabyibutse 2020 urumva tururunga aho ngaho nari nshyushye none se byagenze nyine tu kugira ngo umuhungu abe yagusaba kiss bwa mbere byagenze cyane ntabwo byari bigoranye kuko umuntu watangiye primary nari nshyushye nteretana bya danje asugendera nibe ibintu bitatugenderaho ukunda umuhungu uri smart umuhungu uri muremure nyine atari iboga nyine aringaniye ni ibyo tu kandi utari inzobe
utarenze umustar utari umustar sha aba atari umustar mwiyumvamo birenze itsoke ariko ngiye nkunda cyane abastar arya inzara atarya inzara nta mungu urya inzara reka aha musohoka kuri date ukishyura bill ibyo bintu birashoboka wapi kabisa icyo gihe ntago nkirimo uza kumureba naguhaya moto ntago byakunda pe ese ubwo twaradukundana yifuza ko nyuma y'imyaka 2 mushakana ufite 20 nyuma y'imyaka 2 ni myinshi imyaka 2 akubwira atajya gusaba sexy atifuza ko muzabimukora sexy ati ibyo bintu byangwa n'uwiteka uri kumva byangwa n'Imana cyambere nuko twadukundana ibyo bintu turi gukora YouTube tuza man ibyo bya sexy nyine nubwo bitabaho itsoke cyambere no gukundana se byaba byiza igusaba cyayigusaba ntago nanone kwinsaba everyday ari byiza ariko nyine gace gashoboka let's go nagira ngo mwinjize mu kiganiro kuri Eco Bloom mwibutsa ko kanza subscribe kuri Eco Bloom mwibutsa ko uri kumva iyi niyo channel tugiye kujya tuba umunsi ku munsi tuvuga story zubaka zifite amatsiko zifite creativity aho twazanye icyitwa storytelling about high school nahereye kuri G-Coffee twagiye nyinjiza muri iyo story ukuntu byagenze story iri crazy but fun about high school ubuzima bwa high school yari gagamire muri Toronkombe senior city bibiri na cumi umva ari 2020 na kangari na kabiri nyine twari genge y'abasisi batandatu ariko nyine iyo genge ayenje yiyoboye tu nyine turicara ndatekereza ndavuga se mwaretse tukaneka ababyeyi bacu tukareba umuntu ufite umubyeyi abantu ufite imico mibi ukunda abakobwa ibintu bijyanye n'ibyo nyine mwari abakobwa bangaye abakobwa batandatu turebe umuviye ukunda abakobwa cyane ubwo nyine twahita tumenya papa wawe uwo ari we tugenda duhamagara nyine tuneka tugasanga ababyeyi bamwe nta bantu nyine badakunda abakobwa bamuhamagara bagahita kuvuga ati reka mwa bakobwa mwe wapi muri ba bandi bagezweho ubu ngubu buturara biki sasa rero ntabwo natinda kubya abandi tukagera ku byanjye bahamagaye wawe bageze kuri viye wanjye wari ubahaye amakuru y'ibyo akora n'ibyo yirirwamo nyine wajyaga guhamagara viye w'umuntu yabanje kukubwira viye akorera hano abari muri bino wowe ushakisha uburyo urajya ushyiramo utuntu tw'ahantu akorera uvuga ko ari wamubonye iki mwahuye gutyo wamuhaye diteri zose sasa ngewe umubebe wahamagaye viye ebone yari ashyushye none afite utugambo turyoshye ameze gutya ashyushye biriramo iyo ciri bagiraga nyine viye nyine bamukomye namba ziwe baramuhamagara se neste umubebe yari afite utugambo turyoshye ahandi nawe wahitogwamo nyine be bakimuhamagara yakimbwira nyine nakubonye aha n'aha ukora bino ngibi nyine mbona uri umuntu mwiza ndakwishimira umvaga nshaka ubwo ati rero bako twapanga tugahuza tukareba ibyo ari byo se ati ndabyumva ni nkoyera ati none se ko numva cyangura umutoya umva ati hoya kino nabizi utujwi tw'abakobwa nawe niki ati sasa rero namba yanjye se na wakunze umuntu wabura namba cyabana na mama mama arahari mama wanjye arahari kabisa ikiganiro nta kibazo mama ni niga nari biri mani natunguwe no kumva avuga ati se ahubwo utuye hehe kandi mu rugo bayababwiye ati bana banjye nimugahure n'abahungu umva mujye mwirinda ubusore bw'ubu yakumva asa ahubwo utuye hehe mani ndavuga ati uyu ni baramureke mu bakobwa batandatu papa wawe niwe wavuyemo nyine naretse gutinda ku byari cyane kanjye ku byanjye tu nibyo byancekereje nyine numva ni biri crazy tu wumvishe nyine umeze ute nyuma aho mani navuze ati se uyu ni papa nyine arancebeje mu nshuti zanjye bumvishe ko akunda abakobwa kugira ngo wumve ahubwo vese ambwira ati ahubwo utuye hehe amuhereza location nyine twapanze ibintu twabeshabeshye nyine twapanze avuga ati se kongeraho nangahe mani kongeraho nangahe mbebe nyine aramuciringisha avuga ati nge rero nuka hanaha kandi ntabwo byari byiza kugenda muri modoka rusange oraneza yaga private niki aho twahurira barategura tu barahuzahuza cyazo uwo munsi twariye neza naremeye baramukura kandi ari viye
ndavuga ati Baje umva guhuza se. oya nyambwa tunyereza amafaranga nyereza ibiceri n'ubumba nshyushye umbe yarashyushye yari afite utugambo twa danje yana via itakoma amafaranga uwo munsi ntago twareye mu kigo ntago umva nyine kandi wowe ujye uhamagara akakwimana bibi ntago ko mana yanjye abanza kubaza ugiye gukora iki ukamuhereza details zose akabara akavuga ati mbo uvuze ibintu biwe n'ibihumbi 10 niyo ngo ahubwo ndenza yo gukata yego ariko ibaze umva ayahise akanda akanyenyeri nawe cyazo umunsi twariye neza nta byo kurya mu kigo ariko nyine yaranancebeje tu ya ni ukuvuga iyo ni storytelling yakubayeho mu kigo ku ishuri yambaye we kankoma bati shabye bacu nta kintu kiba kirimo tunasoze tugiye gukora kano ga challenge ariko mbibutsa ko chano dusigaye tubaho umunsi ku munsi bayita Eco Bloom TV umunsi naje natambaye ijiri ariko niho ngiye kujya mba umunsi ku munsi kandi yo subscribe yo hasi niba unkunda nka yewe Vogari niba umbona TikTok Eco Bloom nayo yikunde ha Gasaro yes ni ikihe kintu aya tugiye gushyiraho amafaranga sibyo ngiye gushyiraho ino telefone uri kuyibona ino telefone ikintu ndi buvuge ugakora n'ugikora ndayiguha uyitware ikintu uravuga nka gikora urayibereza icyo cyose ndayiguha uyitware ha reba inyuma warebye yes reba windeba sibyo okay ugiye kunama ureba inyuma ino phone uyitware ndeba inyuma kunama ndeba inyuma ituyifate ibyo ngibyo kabanze ndeba hano iri first of all muri position irimo fresh oya stop tuasa stop nari